Bahaye ikaze mwese bene data, inshuti zacu, inshuti z'Imana, abakunzi bacu mwese mukunda ijambo ry'umunsi, mwese mbahaye ikaze hano kuri Pure Gold TV. Kuko nkunda kubivuga, nkunda kubabwira, Pure Gold TV ni TV ibagezaho ibiganiro bibafasha. Abakunda Imana mwese ni ibiganiro twibandaho byerekeranye n'ijambo ry'Imana dusoma muri Bibiliya yera. Tuzi ko Bibiliya yera ababizi yanditswe n'abantu, ariko ijambo ririmo ryahumetswe n'Imana. Uyu munsi wa none ndabakiriye mwese kandi mbasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ndabamenyesha ko kuri iki kiganiro cy'ijambo ry'umunsi kandi muri kumwe nanjye Jose Irumva. Uyu munsi wo kuwa kane tariki ya mbere z'ukwa gatandatu 2023 ni umunsi wo gushimira Imana cyane. Tugeze mu cya kabiri cy'umwaka. Tugeze mu kwezi kwa gatandatu. Turagutangiye. Imana ishimwe cyane. Imana yaraturinze, yarakurinze, ndabyizera neza. Turi mu mirimo itandukanye, turahatandukanye, twese tuje dufite amashimwe. Dushimira Imana ko yaturinze mu bikomeye twahuye nabyo, mu bigeragezo, ariko burya ngo ni ishuri. Nuhura n'ikigeragezo cy'uburwayi, nuhura n'ikigeragezo cy'ubukene, nuhura n'ikigeragezo gitandukanye, twese duhura n'ibigeragezo bitandukanye, ariko ujye umenya uti iri ni ishuri ry'Imana. Kandi uritsinda uzabona diplome ikomeye cyane. Haleluya. Imana ishimwe kuko nta kitubaho itakizi, kandi byose ngo miho byose duhore dushima. Ntibyoroshye, ariko nitubikora Imana izatunezererwa. Kandi dutsinda, haleluya, tuzahembwa. Ngo turasiganwa, nitugera hahandi dusiganirwa tuzahembwa kuko tutasubiye inyuma. Mu bikomeye tutaguye, ahubwo twakomeje urugendo tukihangana. Imana ishimwe cyane. Bene data, nagira ngo mbasabe aho muri hose dufatanye gusenga mbere yo kumva ijambo ry'umunsi rituruka muri Bibiliya yera ryahumetswe n'Imana. Reka dusenge bene data. Mana data, turagushimye kubw'uyu munsi mushya utwongereyeho. Turagushimye ko turi kumwe n'umufasha twahawe ari Umwuka Wera, kandi turagushimye ko ari we ugiye kutwigishira ijambo tugiye kubona mu ijambo ryawe muri Bibiliya waduhaye yera, twandikiwe kandi ryahumetswe nawe. Urakoze, byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Bene data, nshuti zanjye nkunda cyane, ndagira ngo mbanze mbasabe imbabazi ko ntaherutse kubaha ijambo ry'umunsi kubera ko nagiye mu kiruhuko, nagiye gusura abavandimwe n'inshuti nuko nagize imirimo myinshi, ariko uyu munsi nabonetse. Uyu munsi ntangiranye namwe navuga ukwezi gushya kwiza. Ndagira ngo rwose mbasabe imbabazi ko ntaherutse, ariko reka dushime Imana ko uyu munsi mbonetse. Ijambo ry'umunsi Imana yatugeneye ni ijambo tubona muri Zaburi 118 umurongo 24 gusa. Hanyuma turongera n'irindi twongero rya kabiri. Yes, Imana ifite ibyo kurya umunsi wa none. Iri jambo riravuga ngo uyu ni umunsi mwiza w'Imana. This is the day the Lord has made. Uyu ni umunsi Imana yaturemeye kugira ngo tunezererwemo kandi twishimiremo. Uyu ni umunsi mwiza, itariki ya mbere, uyu munsi kwa kane, tariki ya mbere z'ukwa gatandatu 2023. Imana yakuremeye umunsi ngo ubeho. Waba ukonje, wawe ari izuba ryinshi uriho, ibihe waba urimo byose, season waba ugezemo, menya uti uyu ni umunsi mwiza. Usubiremo uti uyu ni umunsi mwiza ku bwanjye. Bivuge, wanga ikibi ubonamo muri uyu munsi. Niba hari icyo ubona amaso yawe atishimiye, vuga uti ndakwanze mu izina rya Yesu. Ahubwo uvuga uti uyu ni umunsi mwiza Imana yandemeye kugira ngo nkwishimiremo kandi unezererwemo. Niko ijambo ritubwiye. Irindi rya kabiri Imana itubwiye turarisanga muri Yeremiya 29 ku murongo wa 11. Iratubwira iti, bafitiye imigambi myiza cyane, imigambi y'ibyiringiro, imigambi yo kubaha fitire nziza. Imana yacu ni data, ifite umugambi mwiza. Ntabwo ari umwe, ahubwo ngo ni imigambi myiza cyane, imigambi yo kugira ngo iguhe ibyiringiro.
ahari wari ugeze ahantu ubuze ibyiringiro uvuga uti narakomanze narasenze sindasubizwa, uti se bigenze gute, ukumva nta byiringiro ufite yuko uzasubizwa, nta byiringiro ufite ko umwana urwaje azakira, nta byiringiro ufite ko ya ndwara satani yongeye kuyigarura, uravuga uti birihe bite. Hari igihe udashobora kubivuga ariko ukabivuga mu mutima, Imana irakureba. Niyo mpamvu guhaye iri jambo iravuga iti mfite imigambi myiza mukobwa wanjye, mfite imigambi myiza muhungu wanjye, mfite imigambi myiza mukozi wanjye, ihangane ngufitiye imigambi myiza rwose, kandi imigambi myiza niyo kuguha fitire nziza. Haleluya. Data wa twese, nawe utabibona n'amaso, nawe ubona ugeze ahantu hijimye, ubona utari kubona inzira mu byo urimo ukora, mu byo utekereza umunsi wa none, ariko menya uti uyu munsi ni umunsi mwiza hamwe n'Imana, umunsi mwiza Imana inyibukije ko ifite imigambi myiza kuri jye kandi ko ifitiye fitire nziza. Iri ni ryo jambo Imana iduhaye, ijambo ry'umunsi. Urizirikane muri Zaburi, nanjye ndarizirikana Zaburi ya 118 umurongo wa 24, noneho tukagera muri Yeremiya 29 umurongo wa 11. Ayo ni amagambo hawe n'Imana, kumenya ko uyu munsi ari umunsi mwiza Imana yakuremeyeho kugira ngo wishime kandi unezerwemo. Irindi rya kabiri ni uko Imana igufitiye imigambi myiza cyane kandi igufitiye na fitire nziza. Humura, turi kumwe bene data. Reka dushime Imana twumva abaririmbyi baturirimbira. Mana turagushimye, turaguhimbaje, turagusingije. Uri Imana igira neza, uri urukundo, urakora ibikomeye, utugirira neza. Turagushimye Mana, izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro, byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen. Bene data bati Yesu arakora. Nawe utarasubizwa mwene data, menya ko Yesu akora. Ibintu birakoreka. Yesu ntago aragukora, atinza burya kugusubiza hari impamvu. Kuko nabivuze ni ishuri turimo. Nanjye niko bingendekera. Ariko nubwo turi abana b'abantu tujye ducika intege. Ibuka ko Yesu akora nkuko abaririmbyi baturirimbiye. Nagira nkwifuriza umunsi mwiza, kwifuriza ukwezi kwiza kumugisha. Kwa gatandatu twatangiye, n'ukuri ugiremo ibihe byiza. Mwifurize gusubizwa bya bibazo bitarasubizwa bisubizwe mu izina rya Yesu, kugira ngo turusheho guha Imana icyubahiro. Imana ikugirire neza, ugire umunsi mwiza unezererwemo. Imana mbese ndavuga ngo igusuke imigisha yose uko ubyifuza. Turi kumwe, tuzakomeza ubutaha. Be blessed.